Koresha iyo mitwe kugira ngo akomeze yuyuza ahubwo abasazi nyabasazi abamukurikira nibo mbona ko ari abasazi kuko abanyunyuza mu dufaranga twabo bo rwose we ntacyo bitwaye abandi bagakomeza kumunda rubyino zikamwiruka inyuma agakomeza gakusanya utwo dufaranga kandi neza arabizi ko dayemeretse kumva bamurega amafaranga n'ubundi ngo yarunze ikirundo arangije arigendera avuga ngo aje ku matora ageze Nairobi akati korosi aravuga ngo u Rwanda rwamutangiriye Nairobi ibyo muravyibuka byarabaye n'ubu rero abakomeza kumuha amafaranga niko abigenza aho nabonere rero ko munyuranyije gato nuko mubibona baribeshya biteye ubwoba baribeshya ku bintu bibiri bikomeye u Rwanda bazi rwa kera ntabwo ari rwo Rwanda rw'ubu abanyarwanda bazi umuntu umwe yajyaga kuri radio akavuga ngo mufate imipanga bakayifata si bo abanyarwanda bo bari mu gihugu bakunzi y'imbuga yacu Info France Rwanda ndabashuhuje kandi mbatumye mu kiganiro dufitemo abatumirwa nasaba ko babanza kubibwira duhereye kuri Bwana Ruti agakurikiraho umuvandimwe Artemo. Urakoze cyane Kayumba ndagushimira ku butumire bwawe tunejejwe no kubana nawe kuri Info France Rwanda ndi Roger Marc Ruti wa The Future TV na muvandimwe Artemo. Muraboneza Kayumba nanjye nejejwe no kuba naho nifatanyije nawe muri iki kiganiro tugiye gukora uyu munsi nabamboneyeho no gusuhuza abantu bose batuye bakurikira Rwanda Canada News noneho uyu munsi duhuriye kuri France Info Rwanda France Info none reka dutega amatwi ubutumire twahawe twumva ikibuvamo murakoze cyane kwitabira ubutumire ni kugira ngo dusangire ikiganiro kigomba gutambuka ku mbuga zacu ariko Info France Rwanda yanezereye cyane kugira ngo dusangire ku ngingo muri iyi minsi nibwira ko zifitiye abanyarwanda akamaro dufite intagondwa ziri hanze ahangaha zatangiye kwita amazina nkuko n'ubundi ariko zimeze ngo ni abasazi ni ibyihebe kandi ukabona barota bakita opposition ariko kandi iyo opposition kugeza kuri isaha nge nshyiraho akadomo ko opposition turavuga icyo ari cyo noneho ugasanga ni ba nta bwenge turahera kuri Nahimana Thomas uyoboye utwo dutsiko twose dukoranyije tw'intagondwa kandi kugira ngo tumuvugeho cyane. Nahimana rero ari mu Bufaransa atuye aho bita Le Havre ariko muzi ko ari uwa mbere gukoza no kuvuga ngo mbese akoromereza intambara agatumira abantu ariko ubu noneho hagezaho avuga ko ubwo yasaze kandi ko ashaka abasazi nkawe abo yise batayo y'intuza ya Kagoma y'igihumbi kugira ngo agere mu Rwanda agende akureho abanyarwanda akureho abategetsi barwo asenye igihugu noneho agihindura iki ibyo bintu murabivugaho iki nyakubahwa muvandimwe Ruti? Urakoze Kayo urakoze burya ntago hatagira kuba dukurikiye ntibagire ngo dufashe umwanya wo kuvuga ku musazi gusa ariko nuko ari n'umugome kandi uri ugambiriye kumena amaraso y'abanyarwanda yitwikiriye isura y'ubusazi niyo mpamvu tumuvugaho abantu batagira ngo turi kuvuga ku musazi ngo bagire ngo twataye umwanya ariko turi kuvuga ku muntu w'umugome turi kuvuga ku muntu ufite imigambi mibisha turi kuvuga ku muntu utifuriza ineza abanyarwanda utifuriza ineza urwa Gasabo utifuriza ineza igihugu cyamureze kikamukuza n'umuntu mubi niyo mpamvu dufata uyu mwanya kugira ngo tube twagira ikintu tumuvugaho kandi tube twagira icyo tubwira abanyarwanda ko ari umuntu ukwiye kurwanywa mu nzego zose ukwiye kurwanywa na buri ngeri yose y'umunyarwanda kuko igihe tugezemo ni igihe cy'iterambere ni igihe cyo gushaka ubuzima ni igihe cyo gutera imbere ntabwo ari igihe cyo kongera kumena amaraso kuko hari byinshi twahuye nabyo tuzi ingaruka zikomeye twahuye nazo z'imeneka ry'amaraso yamenetse hano muri iki gihugu ntabwo dushobora kumva umuntu ugambiriye kumena amaraso y'abanyarwanda mu 2022 ngo bicaho ngaho gusa ngo nuko ari umusazi niyo mpamvu dufata uyu mwanya kugira ngo tumuvugeho icyo rero navuga abadukurikiye babyumve nuko uyu muntu ubwe mu mvugo ze nta nubwo ari n'ubwa mbere buriya Nahimana avuze ibi ngibi ngo byo kumena amaraso ngo
kugaba ibitero ku Rwanda, kuko ngira ngo niba mbyibuka neza, sinzi niba mubyibuka, mu 2018 nabwo yageze kubikomozaho avuga ngo abaturage nibafata imihoro ngo bigaragambye ngo bakureho ubutegetsi ngo bigomeke. Umuntu nk'uwo ugitekereza mu muhoro kandi yiyita ngo ni umuyobozi ngo wa guverinoma ngo ikorera mu buhungiro, ngira ngo barumva ideoloji ya guverinoma ye aho ishingiye. Guverinoma ye ishingiye ku muhoro, ishingiye mu gutemana, ishingiye niya ngengabitekerezo ya jenoside ikimurimo, ikimwirukamo, ikimuyoboye, inayoboye icyo yita guverinoma ya Baringa ayoboye. Ibi rero ari kuvuga, ngira ngo nk'uko abantu babyumvise, wenda uzanabishyiramo abakurikiye Info France Rwanda n'abakurikiye izi channel zindi bazabyumve. Umuntu aravuga ngo turabwejagura cyane, bigaragara ko nabo barabizi ko babwejagura. Ngira ngo ikibwejagura barakizi, abanyarwanda bazi ikintu kibwejagura icyo ari cyo. Ni abantu bari aho ngaho badafite icyo bashoboye, badafite icyo bashingiyeho, badafite intego ifatika, icyo barwanira kigaragara, ahubwo barabwejagura, nabo barabizi ko babwejagura. Abantu babizi ko babwejagura rero, ibwejagura ryabo, ibwejagura nta kintu na kimwe rijya rigeza kuri nyiri ukubwejagura, kubera ko nta cyababwejagurira, nta n'ishingiro ryo kubwejagura bafite. Kuba bwejagura rero, ati rero murabona ko twese tubwejagura, murumva iyo guverinoma ubwayo biravugwa na perezida ngo wa guverinoma ngo ikorera mu buhungiro ko ari ababwejaguzi. Nabyo nabo ayobora, ngira ngo barumva uko perezida wabo abakarifiye, barumva uko perezida wabo bavuga. Noneho akongera ati noneho ndashaka ngo ubu ngubu ngo hejuru yo kubwejagura bikaba ntacyo bimaze, ngo tugiye gushaka ngo abasazi babyumve neza. Twebwe mu Rwanda ntitugikoresha n'imvugo y'abasazi, birumvikana ko ari abantu bari aho ngaho, ni abantu bafite ibibazo byo mu mutwe, abantu ngo babasazi, ngo igihumbi, ngo u Rwanda ni igihugu cy'imisozi igihumbi, ngo buri musazi bazamushyira ku musozi umwe ngo bafate igihugu. Birumvikana ko ni abantu b'abasazi nyine bari mu nzozi, ni ibinyabasazi nyine, ni ibintu by'abasazi. Ndumva ari inzozi mbi arimo kurota, kandi warose nabi burinda bucya, azahora ari muri ayo ngayo. Ariko icyo umuntu yavuga ni uko ntawe ugambanira u Rwanda ngo abizire ngo bimugwe amahoro, ntawe ugambanira u Rwanda, ntawe utega u Rwanda iminsi ngo bimugwe amahoro, nta n'uwifuriza u Rwanda inabi, byigeze bigwa neza. Biragaragara rero ko aho uyu muntu ari kugana mu marembera ye, ngira ngo Artemo ndumva aricyo wagira icyo wunganira. Ihangane gato, hari ingingo ngira ngo nyine Artemo nawe yayitubwireho, bavuga ati umusazi ararika abandi basazi. Ariko iri jambo wavuze cyane ry'ibyihebe, ko babaye ibyihebe, mbese bimaze kuba ibyihebe. Ariko ndagira ngo umuvandimwe Artemo nawe nk'umusesenguzi abitujyanira bigeze muri 1994, yareba ukuntu igihugu cyabaye umwirare, bakica abatutsi bakabamara. None hatubwire ibyo byihebe, ibyo byishajije birerekeza kuki, muvandimwe Artemo? Urakoze cyane Kayumba kuzana iki kiganiro kuri iyi minsi tumaze iminsi twumva uriya musazi, kuko niwe noneho si n'ibitutsi niwe ubyita ubwe. Ariko mbere yo kugera kuri uwo musazi nk'uko twamwiseho, nk'uko yiyita nawe, ndabaza nkubazeho ikibazo. Ndakikubaza nk'umufaransa, kuko uri umufaransa. Leta yanyu ni bwoko ki? Leta y'Ubufaransa ireba umuntu nk'uriya, si ubwa mbere, si ubwa kabiri, ni ubw'inshuro ya kangahe. Yarabanza ahindira mu bintu ngo arakora amapasiporo. Twese isi yose Imana yaremye ukuntu amapasiporo abaho, ukuntu atangwa, no kugira ngo abeho amategeko ayigenga. Uriya muntu Ubufaransa bumwemerera gukora ibintu nk'ibyo bigenze bite? Ahubwo ngiye kwibaza ikibazo kinini singi gifite ku musazi, ikibazo gifite kuri leta imucumbikiye, nicyo gikomeye kurusha ubusazi bw'uriya muntu. Kuba avuga ati noneho ngo agiye kuzana za Kagoma ngo igihumbi, yabanje avuga ngo bagiye gufata Kigali, zo Kagoma igihumbi ngo zaje gufata Kigali.
videwo yakurikiyeho noneho yaravuze ngo izo kagoma ntizizaza i Kigali ngo ahubwo ngo bazajya bagenda kuri ambasade ngo y'abanyamerika ngo kagoma 1000 zihajye ngo zigaragaze ngo niziharangiza ngo babumvise ngo bajye kuzina ambasade ya Amerika yahe. Ikikwereka rero ko nta bantu babarimo ari we kagoma uwo mukuru na kagoma nto yagiye kubyara ubu actually ntabwo bazi ikintu bashaka, ahubwo ngewe maze kubona ko iriya kagoma nkuru muri izo ngizo agiye kuzana muri iyi si, yamaze kubona ko ubucamanza bumugira amajanja. None arashaka ikintu azitwaza ngo avuge burya ariko genda umusazi narabyivugiye kugira ngo yice urubanza, kuko ntabwo mpamya ko igihugu nk'Ubufaransa mbere cyaramuretse wenda hari ibintu banye ngo mwita ngo droit la parole cyangwa je ne sais pas uko mu byitwa. Ibyo rero nibyo yitwazaga. None se ubu hageze ahantu ahamagarira abantu kwica abandi, iyo droit la personne muzanayimurekera hari bari mu Bufaransa niko mukora. Reka uretse murangirize nagira ngo gusa yewe nk'Umufaransa mukanyuroza kumbwira uko Abafaransa mwebwe musanzwe mubona ibintu nka biriya umutima ubibonamo. Wenda ntarakomeza nsubizamo gato ukuntu byumva, reka nkomeze ikibazo bambaje. Reka ngusubize aho hantu kuko icyo kibazo bajije gifite ishingiro kandi gifite nibwira ko n'abacyumva nabo hirya no hino ndetse bashobora no kuba bo bari kwiga uburyo kibagitunganya. Uretse iyo leta y'Abafaransa bavugaga aho yicaye ubu ngubu aho bita hafi, ariko hari na diaspora yacu y'Abanyarwanda. Iyo nayo ifite amaso, ifite amatwi, irareba yumva. Hakaba ndetse nabo twavuga inshuti z'u Rwanda zihari, ndetse navuga n'umuvandimwe mushiki wacu warongowe na Gauthier nawe ufite wagize ibakwe ryo kugira ngo ye kwihanganira nka bene biriya. Ariko ikibazo cyawe reka ne kugica ku ruhande, ni ukuvuga ngo ibyo Nahimana uko yatangiye agaragaza ubugoryi atari ubugoryi, agaragaza ubugome atabuhisha, ndetse akaburarikiramo n'abandi. Ubu noneho hakuyemo abapadiri cyane baramuyobotse, harimo ngo n'umupadiri ugiye kurongora uwitwa Goretti ngo yahoze ari minisitiri cyangwa se ari cyari umunyamabanga we, yamutandukanyije n'umugabo witwa Uziya, ariko ngo agiye kurongorwa n'umupadiri nawe Nahimana yarokrise. Ni ukuvuga ngo mu murongo wa Nahimana umusazi Nahimana wari umupadiri akaba ari umusazi, ari kurarikira n'abandi basazi bameze nkawe, ari kurobanura mu bapadiri. Ubu rero ukuvuga ngo hari aba responsable nk'ibi bintu ko tubivuze, hari responsable twita leta y'Ubufaransa icumbikiye uriya mugome uri gutegura gahunda ngome, kugeza nubwo avuga ati mufate iyo mipanga tujye gutema abantu. Ndetse hakaba na bamatata nabo ngo bashimishwa nuko abantu batemanye cyangwa se bagiye kwiyahura. Hakaba bamusabye Imana Gaspard nabo baza bakiyongeraho bagashegesha leta y'u Rwanda, bakaba ko umukuru wayo nawe akamuca ku mugaragaro kandi ariho. Ariko noneho mvuge ngo leta y'u Rwanda irahari irabikurikirana, Abanyarwanda bari mu Bufaransa no mu mahanga barakurikirana ibyo Nahimana yigira n'agatsiko ke. Noneho hakazana leta y'Ubufaransa imucumbikiye, abantu bose uko ari batatu. Nahamya ko ubu ngubu ikibazo bagifite mu ntoki mu biganza. Ni ukuvuga ngo dutegereje nibura ko nka diaspora nyarwanda ubwacu tugomba gukora ku buryo tumaze kugira abaroya, abanyamategeko, harimo witwa Gisagara Richard ufite uburenganzira mu Rwanda no mu Bufaransa kugira ngo abe yagaragaza ibibangamiye Abanyarwanda ku buryo yabishyira mu nyandiko no mu mvugo y'inkiko akaba yabijyana. Diaspora ndibwira ko bari gutegura ukuntu babimushyikiriza kugira ngo ibya Nahimana bigere mu nkiko. Urakoze kuri ako kantu nsobanuye, ariko yewe kuri aho bigeze ubu nta nubwo navuga ngo diaspora y'Abanyarwanda bari mu Bufaransa. Bigeze igihe bihuza diaspora zose z'i Burayi, byaba ngombwa natwe tukava inaha tukabasangayo, ariko biriya ntabwo bikwiye. Ntabwo ubwo bibi wabuze utubwira kuva muri 1994 ibyo wumvise. Twese twumvise radiyo yari ahangaha, iriya radiyo ya yuriya musaza uri hariya ruguru iwanyu nawe RTL. None se si biriya bavugaga se? None se tuzakomeza tubirebere byongere bibe nk'uko byabaye kiriya gihe? Niyo mpamvu ugenda ibwira ko rero igikwiye gukorwa ubu. Ndibaza ko uruhare runini ndarwita runini kuko ari kimwe mu byo bashinzwe gukora, inzego za diplomasi
ndetse ndibwira ko na hano dukwiye kujya kubaza ambasada w'abafaransa uri hano ngiye nibaza ko nzanabikora vuba nzajya kubaza ambasade mubaze ndetse muhura nawe usobanurira ukuntu leta y'abafaransa yemerera biriya bintu bikabera mu gihugu cyacu ahubwo Artema mucyo wanabaza uyu mwambasaderi umuntu yanamuha n'urugero ese ari nk'umufaransa uri hano mu Rwanda uri kudekarara intambara kuri Macron uri kudekarara intambara kuri Macron avuga ati mugende mujye kwica abafaransa mugende mutema abafaransa ese mwabyakira mute kuko harageze ko abantu bumva kuko atangiye gushaka argument z'urubanza azaburana kuko azi ko bamugira amajana umunsi bazamufata rero azavuga ati ngewe urya ndi umusazi mu by'ukuri abajyana preto nibamuhamagara mu rukiko ntazajyana n'aba izo kagoma 1000 ntazabijyana mu rukiko niwe uzitaho wenyine nagera rero azavuga ati sinabyivugiye sinzi ndi umusazi wundi urubanza rero rurapfuye kuko ntabwo bahana abasazi ndiko bizagenda noneho rero ucisha muri make uko byagenze kuva mbere twese byatangiye tubireba tubyumva abamwe n'abari guhunga ntibahunga bakibaza ngo no bira n'ibigambo nta bikino hari umugani w'Ikinyarwanda ukomeye cyane bavuga ngo nta bikino bikina bijya mu nka simbuzi ko turi inka ariko aharageze yuko Nahimana Thomas ubeshya abantu ngo ni umupadiri nta gihe atabe uyuziko numvise uyu munsi ibintu yavuze abihereye ku bya Gaspard yavugaga nawe muri radio yawe mu Bubiligi Musabyimana abavuga ngo Kagame ngo yatinze gusura abaturage hari abandi babikoze ikiganiro kirambuye kandi gisobanutse ariko nta muntu n'umwe washinze bariya abantu kumenya ingendo z'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda gahunda za Perezida wa Repubulika zifite aho zikorerwa afite uko zikora kandi zikora kuri gahunda yageneye ntabwo azagendera kuri gahunda ya Gaspard noneho bitwaje undi mucafu ngo bararokora u Rwanda ngo abantu b'iwabo ngo bashize ngo inzara yabamaze abantu bajya gutoragura niba ese babaha amafaranga bariya bajya kuvuga ngo ngewe mbabwira muri kamere yanjye rya rimwe mu munsi abantu bahaga interview bavuga ngo inzara yabamaze ngo kuko barya rimwe mu munsi ese uwo muntu niba arya rimwe mu munsi kuri choice ye yakoze noneho bigiye kuri kirego niba ndashonje kuko abashonje barahari je suis sûr c'est ko nahari abatuye haba abasabiriza i Burayi turahagenda turabizi baruzuye makaritiye yose abasabiriza none bagiye kubaza abantu bazima ntibajye kubaza abasabiriza akenshi barabasabiriza ku mpamvu zitandukanye ariko ntibavuge ngo u Rwanda hari inzara yamaze abantu Gaspard se ahubwo sinzara imuvugisha biriya imuvugisha ibinyoma kugira ngo arebe ko yaryayo gatsindwa bagira batisize hano bana abantu bakajya kuri za mikoro bagasakuza inzara iratumaze abana ntibakiryama turya rimwe turapfuye turashize ibyo bintu abantu batoragura mu mapubere abantu basaba baba ku isi yose ahubwo Burayi niho hari benshi kurusha mu Rwanda n'umunani Kigali umuntu ugira ukabona umwe kuri 600 bahise ugira ukabona umwe ku 10,000 none se abantu badasonzeye Kigali basonzeye mu giturage imvura igwa buri munsi bashonje byagenze bite ko hari n'inzego zireba abo bantu bamerewe nabi aho kujya kwirukira kuri za mikoro za Gaspard na Padiri bareba izo nzego zifasha abantu bashonje nk'abo ngabo naho rero reka tufokasinge kuri Nahimana burya iminsi y'umuntu irabarwa ikagera kandi ndabikubwira uzabisubiramo iminsi ya Nahimana iregereje yabeshye kera ariko ubwo ageze igihe ashaka kuvuga ngo agiye gusubira kumena amaraso y'abanyarwanda nashaka avuge agenza make kuko ubu noneho si twe si diaspora bavuga ko mu Bufaransa gusa n'abanyarwanda bose aho bari hose bagiye kumuhagurukira maze tuzareba izo kagoma akangisha abazazicisha ariko izo kagoma nubwo zaba ziguruka kandi ntabwo nibwira ko ziguruka izantuza Nahimana zaba ziguruka rekana azazigurutse tuzamurebe uriya mugabo rero bita Nahimana wari padiri bikamunanira hari icyo mwari muvuze cyiza cyane kuri we kandi kigaragara ko cyashobora gutuma abanyarwanda bamenya neza ndetse bakahagurukiramo kugira ngo bamwamagane nuko ubwe ariyita umusazi ariko ibisazi bye ni ibisazi ashyira mu mibare noneho akagera hepfo ugasanga hari n'uwavuze ati ni nta bwenge noneho kuko ari nta bwenge mwongeye muri ikindi kintu cyo kuvuga ngo kujya kugenzura za gahunda za perezida wa Repubulika y'u Rwanda
kandi ngo nawe afite guverinoma ayoboye hariya gahunda ze zamunaniye agiye kujya muri gahunda za nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda noneho bakigira abibone bumva ko za gahunda zabo ari ndende bumva ko uwitwa Matata yaranabivuze avuga ngo ubundi ngo kuki ngo atamugize umujyi atamugishije inama ngo yashatse kumugisha inama ntiyamwumva ako kantu k'ubwibone murakumva aho kageze cyane ntacyo mukavugaho kwabo bagabo ubwibone bagaragaza n'ibiki byose nyakubahwa Ruti ega turetse n'ubwibone ntacyo bibonamo ni abagome ni abantu baciriritse ni abantu ikintu kibashishikaje ni ukongera kumena amaraso hano muri iki gihugu kandi ni ibintu batazageraho kuko uwabatesheje inkotanyi zabatesheje ziracyahari zirakomeye n'imbaraga zikubye kenshi kuko icyo bose imvugo yabo bahuriraho ni ugutemana ni ukwigaragambya ni ukwiyahura ni uguteza ibibazo mu gihugu ni uguteza akaduruvayo mu gihugu ni uguteza ibibazo mu gihugu kugira ngo igihugu gihungabane ariko urumva ko ni ubugome nyine barimo bwabasagutse aba bantu rero icyo bagamije ni ukujena cyangwa se gushaka kuvangira ubuyobozi kugira ngo bube wenda ngo bwasitara cyangwa se bwagira gute kuko nk'iyo urebye ibingibi n'aho Imana avuga kuko ba Matata buriya sinjya mbatindaho ni abantu bananiwe ni abantu barangiye ni abantu batsinzwe abantu bakeneye gusubira ku murongo bakamenya aho isi igeze kuko isi yarabasize gusa icyo nagira ngo ngarukeho cy'uyu muntu kugira ngo abantu badukurikiye bajye banamenya imikorere y'aba bantu bamenye n'ukuntu banakorana ibi bijya gutangira byahereye hehe byo kuvuga ngo za Kagoma byahereye kuri izi nterahamwe izi za Nyesi za hano mu Rwanda izi za Bicahaga ziri kuvuga ngo u Rwanda rugomba kuganira ngo n'imitwe ngo yiterabwoba ngo na za FDLR FRN RNC ngo n'abatavuga rumwe barimo Ingabire Victoire n'abandi ariko byanatangiriye hehe byahereye kuri Ingabire Victoire yifatanya na RNC batu Rwanda rutaganiriye ngo n'iyi mitwe abantu batavuga rumwe narwo ngo kandi bikaba mbere y'amatora ya 2024 ngo ni ikibazo gikomeye hakurikiraho abo babicahaga na ba Nyesi nari mvuze hajemo Habineza depite nawe ati ibiganiro Ingabire barongeye ejo bundi ati niba mudashaka ko amateka yisubiramo ibintu yanditse ni inkuru yasohoye mu kinyamakuru cyitwa Ruvivu ngo niba mudashaka ko amateka yisubiramo ngo mwicare tuganire ubwo narategura bica mwicare tuganire iyo nkuru bashyiraho ifoto y'imitwe y'abantu bishwe muri jenoside yakorewe abatutsi ayo mateka bashaka ko yisubiramo ni ayahe n'aya jenoside yakorewe abatutsi négocier avec moi ou vous serez exterminé nimutanegosiya mugomba kongera gupfa ayo niyo mateka Ingabire avuga mu gitondo hagasohoka uyu Nahimana ngo noneho hagiye gukora Kagoma birumvikana ko aba bantu ni abagome kandi bafite connection bafite ukuntu bahuye bafite uburyo bagenda bakorana umwe avuga kamwe undi yongeraho kandi ibyo byose bikaganisha ngo kujena amatora yo mu 2024 aba rero igihari abantu badukurikiye bamenye ko ni abagome ni abantu batifuriza abanyarwanda neza kandi nk'uko babyivugira ni abasazi ni abantu b'abasazi na guverinoma yabo iyobowe n'umusazi ubwo urumva ko bafite ibisazi ni bimwe by'umuntu ngo mu isi y'impumyi ufite ijisho rimwe ari we uyobora ubwo urumva ko urumva niba Nahimana yemera ko ari umusazi abayoboye ibisazi bafite murumva ko bisumba ibya Nahimana bikaba bigaragara ko aba bantu ni abagome ni abantu bifuriza u Rwanda inabi ni abantu bakwiye kujya muri pubera ahantu badakwiye gutegwa amatwi nkaba mbabazwa ahubwo n'abantu babatega amatwi bakabaha n'agaciro
urakoze cyane. nagira ngo twe kukuvuna aho ngaho byumvikanye, ariko nagira ngo umuvandimwe Aritemo asa n'upfundikira aho hantu aduha umusozo kw'icyo cyane, mwibutsa ko naho Imana uriya abantu ntibagire ngo ni ikigoryi cyane, ni umugome ariko si ikigoryi cyane, kuko amaze kubona abapadiri bagenzi be avanye mu gipadiri benshi bamaze kumuyoboka, harimo nk'abitwa ba Dismas bicaye hariya muri Espagne, abapadiri benshi bicaye muri Espagne. Abo bose niko bahagurukiriza abanyarwanda basize inyuma kugira ngo nabo bakore amarorerwa. N'umva ko ibyo naho Imana ategura no kuri tere barabihagejeje. Ejo bundi mwumvise ko umukobwa wa Rusesabagina yagiye kuvuga ngo se bamufungure azi ko se yoretse imbaga. Ntabwo abajwe nuko imbaga zoretswe, abagiye kubazwa nuko se ari mu kuryora ibyo yakoze. None n'abana numvise nanone b'uwo mugabo bicahaga nabo bahagurutse kugira ngo n'abarashidi nabo barashaka kugira ngo bakore nk'uwo mukobwa. Murumva ikintu kigiye kuvuka mu bana b'abo bantu b'intagondwa, ubwo n'abantu bashaka kubinjizamo kugira ngo nibaramuka bazanye bwa bwicanyi b'abana bazabwitabira. Ariko ngo u Rwanda ruratera ntiruterwe. Aritemo wadusoreje aho hantu. Aho hantu ngewe rero uko mpabona hanyuranye gato n'uko muhabona. Bariya bantu uretse ko bita n'abasazi, wa mugani wawe uriya padiri uyita padiri naho Imana atari nawe, wakoresha iyo mitwe kugira ngo akomeze yunyuza, ahubwo abasazi nyabasazi abamukurikira nibo mbona ko ari abasazi, kuko abanyunyuza mu dufaranga twabo bo rwose we ntacyo bimutwaye. Abandi bagakomeza kumwunda rubyino zikamwiruka inyuma agakomeza gakusanya utwo dufaranga, kandi neza arabizi ko daye mperutse kumva bamurega amafaranga n'ubundi ngo yarunze ikirundo arangije arigendera, avuga ngo aje ku matora ageze Nairobi akata ikorosi, aravuga ngo u Rwanda rwamutangiriye Nairobi. Ibyo murabyibuka byarabaye. N'ubu rero abakomeza kumuha amafaranga niko abigenza. Aho nabonerega rero ko munyuranyije gato nuko mubibona, baribeshya biteye ubwoba, baribeshya ku bintu bibiri bikomeye. U Rwanda bazi rwa kera ntabwo ari rwo Rwanda rw'ubu. Abanyarwanda bazi umuntu umwe yajyaga kuri radiyo akavuga ngo mufate imipanga bakayifata. Si bo Abanyarwanda b'ubu bari mu gihugu. Aho baribeshya bya bindi bitasanzwe. Gusa simvuge ko batonona, konona burya bahora bavuga ngo uyu kubisi musumara ahantu hamwe buri gihe ugahora ukubitaho, a force de frapper sur la tête du même coup ugera ukayitsindagira. Ariko ho aho batsindagira ntiyagihari mu Rwanda. Abanyarwanda bo muri iriya epoke yabo ntabwo ari bo Abanyarwanda turimo ubu ngubu, byararangiye. Gusa bariya bashukisha wenda utuntu ngo genda uvide ko inzara yakwishe. Inzara yakwishe uri icyangugu twese. Gaspard no mu Ruhengeri, hari umuntu wo mu Ruhengeri witwa n'inzara abarwaye abari mu ntoki ugiye kwitwa n'inzara mu Ruhengeri. Nubwo waba waracitse akaboko kamwe wacukuza igita kandi kaboko ako wahatera kose kagutunga. Mu Ruhengeri Gaspard si wabo ashaka kumbwira ko abantu bo ku musozi wabo basonje. None se abo mbese ninde wamugize umuvugizi w'Abanyarwanda basonje? Niba bashonje yaje akabagira inama uko bakora, ntibakabahahira hirya mu Burayi. Gaspard nawe arashonje nabanze yihaze. Gusa ngaruke kuri ako kana, ndagira ngo mbwire abantu bumva ziriya ntero zabo batangiye, ari izo za Kagoma, ari ibyo ngo bagiye kumanifesta kuri za ambasade ku isi yose, ari abantu bibwira ngo Abanyarwanda uzajye mu muhanda mu Kigali, iyo uhise mu mihanda ya Kigali ukareba ukuntu abantu bari okipe, ukuntu bari busy. Ibyo bizahora mbivuga buri gihe. Abari moto, abakoresha moto barakora ntibahumeka, abakoresha udutaro n'abakoresha udutaro ntibahumeka. Bibwira ko bafite umwanya wo kumva izo Kagoma. Nta Kagoma bashaka kumva, nta nubwo bazana aho mateka acuramye ngo babone umwanya, bayabonera umwanya bayatega amatwi. Inama ahubwo ngiye kugira Kagoma mukuru, niwe wita Kagoma nkuru. Kagoma se n'Akagoma yahise aranakwiye, yabanje mbese akaba muzima mbere yo kugira abandi bantu ngo agiye gutabara u Rwanda, ngo agiye kuruzahura. Araruzahura mbese he? Yabanje akizahura. Kuba umupadiri byaramunaniye, arongora abagore b'abandi hirya no hino, yabuze no gutunga n'umugore umwe. None arashuka Abanyarwanda bose ngo ugiye kubatunga akabashakira ubuzima bwiza. Tekereza umuntu wirirwa atera inda hirya no hino, aho aciye hose atera inda, agasiga abana bandagaye.
ahubwo wanagira ngo nibo ba Gaspari bajya gufilima abana baruze agenda baruze kigabo arabyara mu bazungu mu banyarwanda mu baki yarangiza ati nawe ubuzima bwe bwamunaniye ko buhenderenga ashaka kubeshya abanyarwanda ngo ni ugiye kureberera abanyarwanda bose ariko gituma abanyarwanda batega amatwi nk'abariya bantu bakubwira oya ntabwo ari ukubima amatwi kuko n'ubundi tuzakomeza ibi bintu ntabwo bigomba kurangiza nonaha gusa reka mbabwire ko ingingo mutanze n'ikiganiro mutanze abatwumvise baratwumvise ariko reka twiherere dutegure n'ikindi kiganiro kugira ngo noneho twinjire mu mwanya wo gutanga inama no guhagurukiriza abanyarwanda kugira ngo babone uko beguka kuri bariya ariyo mpamvu nagira ngo rwose nkubwire umuvandimwe Aritemo wa Rwanda Canadian TV ndetse n'umuvandimwe Ruti wa The Future TV ko ubu mwanya muduhaye muri Info France Rwanda ari nawo wanyu mu mbuga zanyu iyi myanya ni ingirakamaro kandi tuzakomeza ubutaha nagira ngo mbashimire gusa abo twabwiraga bibuke kugira ngo izi mbuga zacu bajye bibuka bakore subscribe kandi bakore na live bakore na share bagerageze ibi tuvuze bijya bigera ku bantu benshi izi ngingo turangirijeho nagira ngo mbashimire kandi mbatewe mbararika ko mu kiganiro gikurikiraho tuzakomeza tukajya imbere ndabashimiye Ruti urakoze cyane Kayumba ndabashimiye muvandimwe urakoze Kayumba ndizera ko abantu ba Rwanda Canada News badukurikiye kandi bazakomeza bakadukurikira no mu bizakurikira murakoze Imana ibamugishe